Yohana 10:10 naje kugira ngo zibone ubugingo, mwubaho kugira ngo dufokasinge ku bugingo buhoraho, ubuzima bw'iteka. Aba ari byo niyo utangiye kubukora abana bwa buretse ntabwo uri kuvuga ku cyaha. Oh my God, icyaha se kirahurira n'ubugingo buhoraho? Kuko kuri bo ubugingo buhoraho ni ubugingo buzahoraho ariko ntibuhoraho, kuko bavuga ko bazabubona nibapfa bavuye inaha mu isi, ngo bakazabona ubugingo ubwo rero nibuhoraho. Icyo gihe nibwo buzabutangiye. Ko niba buhoraho bugomba kuba buhari n'aka kanya. Igihoraho natangira sijyani Teresa, right? My. Oh Jesus. Na babwambuye guhoraho kwabo, ntibashaka no kwemera ko buhoraho. Icya kabiri kitucanga kikaturenga, bemeza ko urupfu rwabo